gukorera Imana mw'iki gihe bisa n'ibidafite agaciro, bisa n'ibisuzuguritse, ariko kuba bizihari imibanga. Nishimiye kubana namwe kugira ngo nongere kubibutsa, twongere twibuke, twongere tumenye kandi twongere tuzirikane ko gukorera Imana mw'iki gihe bifite agaciro nubwo tubifata nkaho nta gaciro bigifite. Igihe mugiye kubana nitwa Ndayishima Vena, tukaba tugiye kuganira ijambo ry'Imana twiyibutsa cyangwa se twibuka ibyiza byo gukorera Imana mw'iki gihe. No kuvuga ngo iyo tuvuga ibyiza byo gukorera Imana tuba tuvuga n'ibyiza byo kubaha Imana. Iyo twubashye Imana rero tubona ibyiza byinshi cyane, harimo nko kubona imigisha ndetse n'uburinzi. Kubaha Imana bituma umuntu abona imigisha mu buzima bwe kandi akarindwa n'ibibi byinshi. Icyo ni kimwe mu byiza byo kubaha Imana cyangwa se mu byiza byo gukorera Imana. Icya kabiri cyangwa se igikurikiraho ni uko tugira imibanire myiza hagati yacu ndetse n'Imana. Iyo umuntu yubaha Imana, iyo umuntu akorera Imana, agira imibanire myiza hagati ye ndetse n'Imana. Icya gatatu ni uko kubaha Imana bituma tugira ubwenge n'ubuhanga. Iyo dusomye mu Migani igice cya 9 umurongo wa 10 haranditse ngo gutinya Uwiteka ni intangiriro y'ubwenge. Gutinya Uwiteka rero ni gute? Gutinya Uwiteka ni igihe tudakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Igihe tugiye kubikora tugatekereza ko ari ikibazo, tugatinya Uwiteka, tukirinda ndetse tugashyiraho n'umwete mu buryo bwo kurinda icyaha ndetse tukanga icyaha n'igisa nacyo. Icya kane ni uko kubaha Imana ndetse no gukorera Imana bituma turindwa mu bihe bikomeye. Kubaha Imana ndetse no gukorera Imana bituma turindwa mu bihe bikomeye. Abubaha Imana ibarengera no mu bihe by'amakuba. Ibihe by'amakuba Uwiteka Imana niwe ubana nabo akabarinda byaba ibitero by'umwanzi, yaba ari inkuru mbi ndetse no kudatuza ko mu mutima. Icya gatanu iyo twubaha Imana cyangwa se iyo dukorera Imana duhabwa ubuzima n'Uwiteka. Ubuzima dufite tuba tubuvana ku Uwiteka. Hano rero dufite abantu benshi muri Bibiliya bubashye Uwiteka Imana, bagakorera Imana ndetse n'ibyiza babonye byinshi. Ni kimwe mu bimenyetso bitwereka ko uno munsi natwe gukorera Imana kwacu kutarimo umwaku cyangwa se gukorera Imana kwacu kutarimo ibibazo n'amakuba. Byabamo ariko Uwiteka akadufasha muri byose. No kuvuga ngo nk'urugero rumwe cyangwa se ingero z'abantu bakoreye Imana bakubaha Imana kuva kera, twafata nk'ibyitegererezo kuri twebwe harimo nk'uwitwa Yosefu. Uvuga ngo Yosefu yatangaga icyubahiro ku Mana no mu bigeragezo byo muri Egiputa. We yatangaga icyubahiro ku Mana no mu bigeragezo agatanga icyubahiro. Hari ibyiza byinshi cyane rero yabonye, nuko yahindutse igikomangoma cya Egiputa. Icyo ni kimwe mu byiza byo kubaha Imana ndetse no gukorera Imana. Ndetse no gukorera Imana no kuvuga ngo suko yahindutse igikomangoma cya Egiputa, ahubwo hari n'ibindi byinshi yabonye byiza byaturutse mu gukorera Imana ndetse no kubaha Imana. Ni ukuvuga ngo dufite ibyiza
byinshi cyane byo kubaha Imana ndetse no gukorera Imana, byo kubaha Imana ndetse no gukorera Imana. Mbere habayeho gutuma ku bantu bari batuye muri nosi yacu, ubwo Imana yatumaga kuri Nowa ikabwira Nowa ko izarimbuza abantu mwuzure kubera gukora ibyaha, abantu birengagije kubaha Imana ndetse no kuyikorera nk'uko bikwiriye. Nuko Yobu amaze kubaburira bose banga kuyumvira. Kumvira Imana no kuyikorera ni ibintu bijyana. Ni ukuvuga ngo bamaze kwanga kumvira Imana, icyo Imana yakoze yabarimbuje umwuzure. Ariko hari ibyiza byo kuba twebwe cyangwa se byo kuba twakubaha Uwiteka Imana, tukumva icyo Imana ivuga, tukumva ibyo twagakwiye gukora nk'abana b'Imana, tukanga icyaha ndetse tugatinya ndetse tukananga icyaha. Kumvira Imana kwacu rero kurimo ibyiza byinshi. Ndabaha urugero turebeye nko kuri Nowa. Imana imara kuvuga ko izarimbura ikarimbuza amazi, yatumye Nowa. Nuko Nowa abwira abantu bose ko hazabaho kurimbuka, ariko banga kumwumvira. Bamaze kwanga kumwumvira rero, Nowa wiyumvira Imana. Ndagira ngo mbabwire ibyiza byo kumvira Imana, ariko turebeye kuri Nowa. Navuga ngo imvura ikimara kugwa, wa mwuzure ukaza, Nowa we yari yamaze kumvira Imana, yarabaje inkuge nk'uko yabisabwe n'Imana. Nuko rero kimwe mu byo yungutse kubera kumvira Imana, we ubwe yarakijijwe ndetse n'umuryango we. None abo barindwi nibo bonyine, barindwi gusa nibo bonyine barokotse umwuzure. Ibyo tubisoma mu Itangiriro 7:23. Icya kabiri, yarokoye amoko yose y'inyamaswa. Kubwo kubaha Imana kwa Nowa byatumye amoko yose y'inyamaswa arokoka. Icya gatatu, yabonye ubutware bushya ku isi nshya. Kubaha Imana byatumye Nowa ahabwa ubutware bushya ku isi nshya. Nyuma y'umwuzure, Nowa yabaye nk'umutware w'isi. Nowa yabaye nk'umutware w'isi nshya. Tubisoma mu Itangiriro igice cy'Icyenda umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 2. Icya kane, yahawe isezerano ridasubirwaho n'Imana. Tukimara kubaha Imana, uretse biriya byose, tuba dufite isezerano ridahinduka, isezerano rihoraho rizasohora, tuba twarahawe cyangwa se tuba twahawe n'Imana. Icya gatanu, nuko yabaye urugero rwo kwizera. Uno munsi ni urugero rwanjye, ni urugero rwawe, ni urugero rw'abandi bamureberaho bakavuga bati nyamara natwe twakizera nkande, turakizera nka Nowa. Yagiriye Imana icyubahiro mu bikorwa. Ntiyavuze gusa ngo arayubaha, ahubwo yabigaragaje akora iby'Imana yamutegetse byose. Dusoma Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 22. Nuko rero igikurikiraho cyase icya 7, yagize ubuzima burebure ndetse n'amahoro. Ibyo byose ni byiza byo kubaha Imana, ni byiza byo gukorera Imana, kandi ntabwo twakirengagiza ko yagize n'izina ryiza mu mateka. Uno munsi turavuga duti Yobu. Ni igitangaza ko natwe twavuga ejo bundi twazavuga duti, cyangwa se ejo hazaza abazadukomokaho ndetse n'imiryango yacu bazavuga bati runaka, bakavuga nk'umuntu wakoze igikorwa cy'ubutwari. Ni ishema kuri twebwe ndetse n'abazadukomokaho n'imiryango yacu, ndetse n'abo tubona hanze, n'abo tugendana, bakadutangaho urugero rwo kubaha no gukorera ndetse no gukunda
imana. Ni ukuvuga ngo rero imiryango yose y'abantu yaturutse kuri we. Imiryango yose yaturutse kuri we. Abahungu be Semu, Hamu ndetse na Yafeti n'abakomokaho nibo bagize ibihugu byose. Nuko rero gukorera Imana ni iby'ingenzi, ni iby'igiciro. Guhabwa ibyiza byose nka biriya Nowa yahawe kubera kubaha Imana ntabwo byambabaza, nta nubwo byantera akangononwa, kandi nawe urumva atari wowe byababaza. Ni ukuri kandi turasabwa iki rero? Mbere na mbere kugira ngo natwe tubashe kwizera Imana, tubashe gukorera Imana mu kuri, ndashaka kubabwira byibuze nk'ibintu 5 cyangwa se 6, 7 dushobora gukora kugira ngo tubashe natwe kubaha Imana. Ejo hacu hazabe heza, ejo hacu hazabe amateka atuvugwaho meza, aho bazavuga bati nyamara runaka nawe yagiraga ate, yubahaga Imana, nuko bikatubera urugero. Icya mbere rero numva twagakwiye gukora ni ukugira ukwizera gukomeye. Iyo dusomye mu Baheburayo 11:6 haranditse ngo utabonye ukwizera ntibishoboka ko washimisha Imana. Dukeneye kwizera rero kugira ngo dushimishe, dukeneye kwizera kugira ngo dushimishe Imana. Icya kabiri no kumvira ijambo ry'Imana. Iyo twumva ijambo ry'Imana burya bituremamo imbaraga zo kwizera, zo gukora ndetse zo gukunda no kubaha Uwiteka Imana, ari byo bizadufasha kugera ku ki? Bizadufasha kugera ku cyo dushaka. Icyo dushaka ni iki? Turashaka kugira ejo hacu heza hazaza, tukazabona inyungu ziva mu gukorera Imana, nko kuzaragwa ubwami bw'Imana iteka ryose ku gihe cyangwa se ku munsi w'imperuka. Igikurikiraho cyangwa se icya gatatu ni uguhora mu isengesho no mu buzima bwera. Nituvuga akantu guhora mu isengesho no mu buzima bwera, ni ukuvugana n'Imana kenshi no kwirinda icyaha. Ibyo ni byo dushaka kuvuga byo guhora mu isengesho no mu buzima bwera. Tuba dushaka kuvuga ko ari ukuvugana n'Imana kenshi no kwirinda icyaha. Icya kane ni ukugira umutima wicisha bugufi. Mu byo dukora byose, ibyo tuvuga, abo tugendana nabo, tugomba kugira umutima wicisha bugufi. Ni ukuvuga ngo tugomba kwigomwa ibyo umuntu ashaka iyo bitandukanye no gushaka kw'Imana, nk'uko Nowa yubakiye inkuge mu butayu. Icya gatanu ni ukudakurikira abandi nabi. Niba hari umuntu uri gukora ibibi, twebwe ntabwo twakwiye kubakurikira ngo tujyane nabo natwe ngo dukore ibibi, ahubwo tugomba kwigomwa ntitubakurikire, tukagenda mu nzira yacu ipfa kuba ari inzira nziza. Icya gatandatu ni ugukomeza kwizera no mu bigeragezo. Udahura n'ikigeragezo none ejo ugahita utakaza ukwizera kwawe kose, bikaba birahindutse. Ibyo witaga ibyiza bikakubera ibibi, aho wavugaga ko utagakwiye kujya mu kanya ukahajya. Kubera iki? Kubera yuko utakomeje kwizera no mu bigeragezo. Ni ihame rero, ni iby'ingenzi, ni iby'igikundiro, ndetse biranakwiriye umuntu ukijijwe cyangwa se wubaha Imana, uzi icyo bita gukorera Imana, gukomeza kwizera no mu gihe cy'ibigeragezo. Icya karindwi ni ugukora ibikorwa byiza no gutanga urukundo. Nidukora ibikorwa byiza
tugatanga urukundo kuri bagenzi bacu, izo ni za mbuto tuzaba twera zanditse mu byahumetswe n'Imana, aho batubwira ko umuntu utagira urukundo adashobora no gukunda Imana. Yego, nibyo rwose. Niba udakunda mugenzi wawe ubona, ntabwo uzigera ukunda Imana utabona, cyane ko Imana ikorera muri bagenzi bacu. No munsi hari igihe uzagira ibibazo, Imana ikohereza umuntu wigendera akaza akagufasha gukemura ibibazo, nyamara ejo ugashima Imana. Ijambo numvaga ko twaganiraho ni iryo mbabwira, nanjye nibwira, nifuzaga yuko natwe twagira umuhate wo kumva twakorera Uwiteka Imana tubikunze, kugira ngo ejo hacu hazabe heza, by'umwihariko tukazahabwa ubugingo buhoraho ku gihe cyangwa se ku munsi w'imperuka, igihe Yesu azagaruka. Ikindi kandi ikigutera gukomera muri ibyo byose, ujye wibuka yuko Yesu azagaruka. Iyo atazagaruka ntabwo mba nafata uno mwanya ngo nicare kiri kintu mvuga ku ijambo ry'Imana, kandi iyo atazagaruka uno munsi ntituba tugisenga, kuko azagaruka arata. Nawe ujye uvuga uti reka nirinde, reka nce hano, reka nkore iki, kubera ko Yesu azagira gute, kubera ko Yesu azagaruka. Dusoza rero, nifuza ko twasenga Imana twisabira imbaraga ndetse n'ubutwari, kugira ngo ibyo byose tuzagenda ducamo tuzagende duhabwa imbaraga, tubashe kunesha icyaha ndetse n'igisa nacyo n'ikibi icyo ari cyo cyose. Mana nziza, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo byawe. Uri mwiza, uri w'igikundiro, Mwami wabanye natwe kera kose, ubwo twari turi mu bibi, twari turi mu byaha, waraturinze, wagendanye natwe nubwo twebwe tutari beza. Ibyo ngibyo bishimirwe. Mwami mwiza rero, tumaze kumva ijambo ryawe, tumaze kumenya ko kugukorera ari iby'agaciro, tumaze kumva ko kugukorera bivamo inyungu nyinshi, aho twabonye urugero rw'umwe nka Nowa. None Mwami, natwe twifuje ko wagendana natwe, ukatuneshereza, ukatubera inkomezi mu rugendo, ukadushobora kugira imbaraga zizatuma tukwizera no mu bihe bibi ndetse no mu bihe by'akaga, kuko twabonye ko harimo inyungu nyinshi. Natwe twifuza kubona ziriya nyungu zose, natwe twifuza kubona abacu bavuga bati nyamara kera, nuko na wa munsi w'imperuka twese tukazabana nawe muri paradizo. Ubane nanjye, ubane n'abandi bose, ndetse ugendane na buri muntu ku giti cye, mushoboze gukunda mugenzi we, mushoboze gukunda abandi, mushoboze kugukorera ndetse ashize amanga, ndetse abikora bikunze, kuko ngo umurimo dukorana umwete ariwo tuzahemberwa. Gendane natwe none rero muri ino simbi yanduye, uturinde, duhe imbaraga, tuneshereze muri byose, kandi ibyo dushaka bikwiriye uba ari byo uduha, ibidakwiriye utuyoboze ineza yawe ndetse n'ijambo ryawe, utujyane mu buryo bwiza, tujyane mu nzira nziza, utuyobore, kandi natwe Mwami mwiza uzadufashe tukuyoboke. Gendane natwe rero, ubane natwe muri byose, turindire mu buntu bwawe nk'abana bawe, tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu urakoze, amen.